imiyagira zikambura ijambo no mu butayu sinjya nicwa n'umwuma wambereye umutaka ugahuma amasiba imiga ineza ye yarambabariye inyisi igihunga ineza ye yaramamagaye imbwira ko nzagerayo zaburi ndirimba si ya Dawidi zaburi ndirimba si ya Benasafu nimva mutima ayisange mfite ubuhamya bw'igendera ikaze ngira ntiruta ko bisiminega rwa mugabo nyirigira umwami w'amahoro nkunda kwirahira abasangiza itetu urusogo rw'umutete w'ubutoya rubatemba amatama yombi. Uyu munsi rero twakiriye umukozi w'Imana, ni umusore natinze reka mbanze mu mwanya abibwire abasuhuze ababwire n'impamvu rege itumye tumwakira, ariko bibaye byiza yanadusuza mu buryo bw'indirimbo ukabanza ukaririmba bakabona no kutwibwira kugira ngo abantu bahite bamenya bati umuntu tugiye kubana ubushize nk'uko watwibwiye uje noneho muri ya gahunda yo gutaramira abadukurikiye. Karibu rero umukozi w'Imana. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose ntakiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Kwizera Gilbert, ndi umuririmbyi ushima Yesu, nkorera umurimo w'Imana muri ADPR. Murakoze. Kwizera Gilbert, turanezerewe kukwakira, ni iby'igikundiro n'iby'ibyishimo. Ese ubundi Gilbert akunda kurya iki? Njyewe nikundira ubugari, ariko iyo hariho imboga nziza urugero nk'inyama, ifise, ubugari ndabukunda cyane, ariko bidakuyeho ko n'agafiriti ngakunda. Yego. Mwabyumvise rero Gilbert abaye yagusuye, ubwo nyine wamwakiriza ku kagari ugakubitaho n'inyama n'agafiriti bagafite kagashyira hafi. Murakoze cyane. Ngewe icyo nanjye ningusura ndagira ngo uzanyakirize ibihiye nta kibazo. Ibiryo bipfa kuba bitetse bihiye cyangwa nubwo byaba ari bibisi ari imbuto ntaribi, ariko navuga ngo ni byiza. None rero turakwakira umukozi w'Imana, ni iby'igikundiro. Ngewe ndifuza ko uyu munsi ibikorwa biza kuruta amagambo, kuko abantu barabibwiye ubushize barakumenya, n'uwumva atakuzi yasubira inyuma akareba mu biganiro byatambutse hano warivuze. Rero uyu munsi ndagira ngo tuguhe umwanya uririmbira abadukurikiye, ariko mbere y'ibindi byose ubundi ninde muhanzi ukunda mu Rwanda? Njyewe murambivuga, kandi mbere y'uko mbavuga mbanza kubashimira ko banshyira muri motivation nziza kandi y'iki gihe. Mu by'ukuri Ben na Chance, Imana ibaha umugisha ndetse n'urubyaro rwabo, kandi na Dorcas na Vestina, Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane, abo bahanzi baramotiva cyane. Nkuko rero ubyivugiye ko ukunda abo bahanzi babiri, Vestina na Dorcas ndetse na Ben na Chance, ndagira ngo turirimbire akaririmbo kamwe ka Vestina na Dorcas ndetse n'akaririmbo kamwe ka Ben na Chance, ubundi ubutaha tuzagaruka turirimba n'izindi. Ariko batagira ngo turashoje cyangwa ngo bagire ngo turigendeye, oya, turi gutarama. Mutera agatebe, ibyo wari urimo nushaka kubireke, ahubwo uvuga ati none ngiye kwicara numva Imana, ngiye kwicara numva umukozi w'Imana, ngiye kwicara numva indirimbo nziza. Ese mwamenya ari zihe bagiye kuririmba? Tugiye gutangira. Oya, mubanze mwicare mutuze, kandi nimba utarakora subscribe banze uyikore, unakore share, ukore like, umenyeshe inshuti zawe n'abavandimwe ati nimuze tugiye kumva indirimbo nziza cyane baduteguriye uyu munsi. Karibu rero umukozi w'Imana, tugize indirimbo ya Ben Chance ndetse n'indirimbo ya Vestina Dorcas. Uwiteka araturengeye, akuyeho ibirego by'ibinyoma, ukuboko kwe kuri kubarembeshwe n'imyambi y'umubisha,
guhora dutotezwa ngo tutazabona gakondo, ashaka ko tuvuza induru aho kusavuza impundu, ariko siko bisaba kubiringiye Uwiteka, imiyaga irazikamburaho ijambo, no mu butayu sinjya nicwa n'umwuma, wambereye umutaka ugahuma amasiba imiga, ineza ye yarambabariye, inyisi igihunga, ineza ye yaramamagaye, imbwira ko nzagerayo. Amen. Indi ndirimbo rero naririmba ni ya Ben na Chance ivuga ngo Zaburi. Zaburi nayo ndayikunda cyane. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benasafu, nimva mutima ayisange, mfite ubuhamya bw'igendera, Yesu wakongeshe itabaza ryanjye, ryimura umwijima umucyo uraganza, wamagaretse ku musozi wanjye, amijwi ryo kuvuga imirimo ye. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benasafu, nimva mutima we ayisange, mfite ubuhamya bw'igendera. Zaburi, 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 Zaburi si ya Benasafu, nimva mutima ayisange, mfite ubuhamya bw'igendera. Amen. Akaba afite ubuhamya bw'igendera. None se mukozi w'Imana, ni ryari wiyumvisemo impano yo kuririmbira Imana? Hari igihe nahereye muri code match cyangwa rya teraniro ry'abana ryo ku cyumweru, nkajya mbona bakuru banjye ukuntu baririmba, nkajya mbona ukuntu amakorari yaho nasengeraga aririmba, numva nanjye kuririmba ndabikunze cyane, kandi mu buryo bwose kuririmba ndabikunda, kandi nkunda n'amakorari amwe n'amwe, urugero nka Jovaire nayo ndayikunda cyane. N'icyo gihe natangiriye kuririmba rero, ariko nari nyiri muto cyane kuko nari naranabatizwa, urumva ko imyaka 12 yari itaruzura, natangiye kera kabisa. None kugeza kuri ubu ngubu ese hari indirimbo zawe waba ujya wiyandikira cyangwa muririmbiza abandi gusa? Ndazigira, ariko ntabwo ari izo ndirimba ngewe ku giti cyanjye, ahubwo ndafatanya n'ama worship, wenda nkayigisha ama worship, ariko ngewe ku giti cyanjye ntabwo nyanzigira, ahubwo nizo niririmbira gusa gutyo, ziba zaranditswe n'abandi. None hari uturirimbo twa kera abantu bakundaga kuririmba, ese hari uturirimbo twa kera waba wibukamo, wenda kamwe? Hari udukora sinabyirutse sanga ngo uko wayoboye Abisiraheli, cyangwa se we hari uturirimbo waba urumvise ababyeyi b'iwanyu nyine baririmba ku buryo bavuga ati kano karirimbo nanjye ndakibuka? Kandi hari uturirimbo twa karanyuze abantu bagiye bakunda, nawe nimbara ko wibuka bakaturirimbira dusoza. Ndatuzi twinshi cyane two guhimbaza Imana, urugero nk'indirimbo ivuga ngo uzikurinda Mana we, mande zose urahari, uko wayoboye Abisiraheli nayo ndayizi. Uzikurinda Mana we, uzikurinda Mana we, uzikurinda
mande zose urahari Mana, mande zose urahari Mana, mande zose urahari Mana we, mande zose urahari Mana, no mu Rwanda urahari we Mana, muri Afurika urahari Mana, no ku mugabane wa Asiya Mana, ni Burayi Mana we Mana, mande zose urahari Mana, mande zose urahari Mana. Amen, amen. Ntekereza ko ari twinshi twa kera, ntekereza ko ari na benshi mu byibuka cyangwa se mwarabaye muri ibyo bihe. Ntekereza ko ari n'umuntu wibutse bino bakavuga ati rwose n'ukuri nanjye igihe narafashwaga, twarasengaga tukumva biraryoshye. None turimo kugana ku musozo, ese nk'umuntu w'umuririmbyi ni ikihe kintu wabwira abanyarwanda, cyangwa se ni ikihe kintu wabwira abasore cyangwa se abantu bari mu rungano rwawe, wenda bazahajwe n'ibiyobyabwenge, bazahajwe n'ibiki byose, batazi iby'inzira y'Imana, ese urumva wababwira iki muri aka? Murakoze. Iyo bigeze aho ngaho rero biba umwihariko cyane. Inzira twebwe tunyuramo ni inzira nziza, nk'ubwiye imyaka mfite ntago wayemera, ariko ibyo byose byatewe n'uko nta bisindisha byinshi nanyweye, nta biyobyabwenge, nta kintu kindi mu mutwe, nta drogue n'imwe mfite muri makeya. Ubu usanga urubyiruko bagenzi banjye, usanga bamwe nk'umuntu ufite nk'imyaka wenda nka 25 ubu ugira ngo afite 35 kubera ibiyobyabwenge byaramushegeshe nyine mu buryo bugaragara. Ariko icyo nababwira ni uko bamenya iyi nzira, nta yindi nzira n'imwe ihari yo kureka ibiyobyabwenge usibye gukizwa, kuko nta kintu na kimwe gishobora gutuma ureka ibiyobyabwenge usibye iyi nzira y'agakiza. Kuririmba rero ni bimwe mu bintu bishobora kukumotiva kureka ibiyobyabwenge, kuko kuririmba, iyo umuntu aririmba aba asenze kabiri, abavuze ibintu byose nyine, mbese nyine ababwiye Imana byose. Kandi mujye mwibuka ko iyi nzira ariyo yonyine ishobora no kuzatugeza mu bwami nyuma y'ubu buzima. Muribuka ko hazabaho ubundi. Nimuva rero mu biyobyabwenge, nimuva mu bintu bisindisha, nimuva mu busambanyi, nimuva mu bintu byinshi batandukanya n'Imana yanyu, kuko tuzi ko twese Imana ari imwe, ariyo mu ijuru. Sinzi niba hari abandi bafite izindi mana, ariko njye Imana nzi ni Imana yo mu ijuru. Nimuyikurikira izabaha byose mwifuza, kandi bahe no gutekereza neza. Icyo nababwira abantu bose badukurikiye ni uko nabashishikariza kumenya ko Imana twakurikiye ariyo kwizerwa kandi igira neza mu buryo bwose. Nicyo navuga. Murakoze. Murakoze cyane rero, turasoje tugeze ku musozo. Ndagira ngo dusoza uhita usenga Imana, ubundi usezera abadukurikiye, tunavuga tuti nimba batarakora subscribe bayikore, bakore share na like, ubundi naho ubutaha ibiganiro ngibi kuri Abayo TV nako kuri Semugeshi Damascene TV. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana nziza, ndagushimiye, ngushimiye kugira neza, ngushimiye ko imbabazi zawe zihoraho ibihe byose, kandi ngushimiye ko ubuntu bwawe butangaje, ngushimiye ko ari wowe watubabariye ibyaha bya kamere, ngushimiye ko ari wowe watugiriye neza mu buryo bwose. Uri Imana nzima rero yatubashishije gukora uyu murimo wawe, na n'uyu munsi tukaba tukiriho duhumeka umwuka w'abazima. Dusubikiye aha ngaha naho ubutaha, ariko Uwiteka ugira neza ari wowe uzadushyigikira mu buryo bwose. Nsengeye yica no kugira ngo itere imbere mu izina rya Yesu Kristo nambaje nizeye umusaraba. Amen.